kujya kuba muri ghetto nanone ntago navuga ko kuba imbere ya so na nyoko ukirya ibiryo bya mama wawe uri umusore ari byiza. Ghetto wayibamo ariko biriya tuba turimo turakora twerekana ni ibintu bibi biberamo amabi. Ari amabi rero niyo tuba dushaka ko abantu birinda. Ariko muri rusange ntago nanone ntago nkuko twabikennye ngo amabi ya ghetto ntago abantu ba muri ghetto bose bakora ari amabi. Niyo mpamvu umuntu ntago vuze ko utajya gusura umuntu ari umuti wawe, ariko akenshi biterwa nanone nuko n'intego mwihaye cyangwa se nuko mubishaka. Yes, reka twongere kubaha ikaze mwese abadukurikiye, nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana. Imbere ya kamera turi kumwe na Brown T. Brown T inguni zose TV. Inguni zose, ariko reka nkubaze ubundi zira nguni zose avuga ni inguni zimeze. Inguni zose urabona hari abantu wenda bakora nk'ibintu tuje ushobora gukora nka content cyangwa se ibiganiro byibanda ku kintu kimwe. Jewe njya ku nguni zose. Nuko ngo ukora ibintu byose mu nguni zose, ntago mba wenda ngo ndibanda muri gospel gusa cyangwa se ngo mu bya sikira ngo mu myidagaduro hose byose biraza bikagera ku nguni zose TV zose. Vuga ngo ngiye ngaragaza impano, ubuhamya, amakuru cyangwa se wenda n'ibiganiro runaka, ariko ukina na filime. Na filime turazikina n'amakomedi ibintu amabi yo muri ghetto. Amabi ya ghetto. Amabi ya ghetto, ariko tubwire iki abantu barimo kuba muri ghetto muri aka kanya, ni ikiyeja niriye jambo babwira abantu baba muri ghetto. Reka mbabwize ukuri, umuntu uba muri ghetto ariko ntago ari bose, ariko akenshi usanga nyine ari amabi dukina ari yabera muri ghetto. Ubundi ghetto zibamo amabi abantu biri abatazi menshi cyane. Nese wagira inama umuntu w'umusore kuba yakwigira muri ghetto cyangwa kujya kuba muri ghetto nibi? Kujya kuba muri ghetto nanone ntago navuga ko kuba imbere ya so na nyoko ukirya ibiryo bya mama wawe uri umusore ari byiza. Ghetto wayibamo ariko biriya tuba turimo turakora twerekana ni ibintu bibi biberamo amabi. Ari amabi rero niyo tuba dushaka ko abantu birinda, cyangwa se ibyo tuba dushaka ko abantu badakora. Sinzi wenda nimba warigeze kureba ikiganiro cya Papi Clever na n'uriya mugore we Dorcas. Hari ahantu bababajije avuga ati umusore dukundana nyine Papi Clever yabaga muri ghetto, ariko uriya mukobwa ngo ntago yigeze amusura na rimwe, ngo n'igihe yigeze kumugurira nimba ari imbuto ngo yaraje agera ku muhanda gusa avuga ati ohereza umuntu azabitware, ntago ndibuze kugusura muri ghetto. Ese ubona biriya bintu bikwiye? Ese ndihejeje wowe ubibona gute nimba umuntu mukundana kumusura muri ghetto ni ngombwa cyangwa ntago ari ngombwa? Kumusura ni ngombwa bitewe n'impamvu. Icyambere, impamvu ya mbere ashobora kuba arwaye kandi wenda atabasha kuba yakwitekera agakoma, atabasha kuba yakwifurira imyenda, ukaba wajya kumusura nk'inshuti ye cyangwa umukunzi we, ukaba wamufasha ibyo bintu. Ariko nanone ku rundi ruhande hari umusore nyine ubwira ngo tuzazi kunsura muri ghetto yishakira kwaje. Ariko muri rusange ntago nanone ntago nkuko twabikennye ngo amabi ya ghetto ntago abantu ba muri ghetto bose bakora ari amabi. Niyo mpamvu umuntu ntago vuze ko utajya gusura umuntu ari umuti wawe, ariko akenshi biterwa nanone nuko n'intego mwihaye cyangwa se nuko mubishaka. None ubwo ushyigikiye ko abasore cyangwa se abakobwa basura abasore bakundana muri ghetto, cyangwa nkuko wenda Papi Clever impamvu ngiye mbikubajije wowe urabona bari abantu kuba barakoze ikiganiro kimeze kuri akenshi dukora ibiganiro kugira ngo bigire icyo byigisha abantu. Hari umuntu wabyumvise wenda ari umukobwa rufite n'umusore bakundana akavuga ati koko wanamuganira kanange nzirinde muri ubu buryo bwa Dorcas, ariko wenda nawe hari ukundi kuntu ushobora kuba ubibona. None se reka nkwereke uko mbibona. Mu buryo Dorcas na Clever urabizi ko baraba ADPR, kandi ngira ngo urabizi ko ADPR igira ayo mahame, sibyo? Ndetse iranabibabuza abantu bo muri ADPR, niba uri umusore ukaba ukunda n'umukobwa cyane cyane mwenda gukora ubukwe, ikintu baba bashaka bavuga ngo murinde ngo ubuhamya, urumva, ngo mudasebya ngo itorero, sibyo?
ibyo ngibyo bo barabibabuza ku buryo hagize n'ukubona ukandagiza akarenge banaguhagarika cyangwa bakagutenga, ariko nyamara ushobora kujyayo ntugire amabi ukora. Ariko nubwo buryo wenda niyo myumvire, ariko ntabwo bivuze yuko umukobwa atajya gusura umusore bakundana muri ghetto bitewe n'impamvu runaka. Wenda ari ukumusura bisanzwe, ari gushaka no kujya kumusura kugira ngo unahamenye ejo aramutse agize ikibazo agapfa nyine, ariko kugenda cyangwa ejo baramutse wenda agize ibyago bakamufunga. Sibyo ninde ugiye ukagarukira ku irembo, kugarukira ku irembo nese ubundi kwirinda, ubundi hari ubwo ugiyeyo gupfa ubundi ntabwo ugiye gupfa, ugiye gusura y'umuntu. Kandi ikindi cya kabiri, twizera ntihagire umuntu ukubeshya. Ntabwo umukobwa ugiye muri ghetto bamufata ku ngufu. Oya, kubera iki? Ntabwo bamufata ku ngufu. Niyo bakoze sexe niwe ubu byemeye. Wabyumvishije? Yego. Kuko ntabwo wowe utabishaka, ntabwo umuhungu yagufata ku ngufu, ntabwo yagukoresha imibonano ku gahato. None se ubundi Auguste, wowe mu buzima bwawe cyangwa se mu bintu bijyanye wenda n'abagore cyangwa se n'igitsina gore, wowe wumva uri umusore wajya kurambagiza umukobwa wibana muri ghetto, ukurikije nyine biriya bintu mwakinye by'amabi ya ghetto, kandi bikunze mwabikinye hari ukuntu mwarebye muri sosiyete nyarwanda cyangwa se nabanza nkareba imico ye, kuko hari buriya kugira ngo umuntu ajye kuba muri ghetto ni umwanzuro yifatira bitewe n'impamvu. Hari ujya kuba ghetto kugira ngo ajye akorera y'amabi, hari ujya kuba ghetto kugira ngo yimenyere ibye, amenye uko apanga utuntu twe neza, sibyo? Nta wundi uzi ubuzima bwe, ashaka kugira ngo we ubwe yimenyere ubuzima bwe. Wabyumvishije? Yego. Hari n'ujya kuba muri ghetto ashaka kwesha amahoro, ashaka guhunga wenda abandi bantu adashaka ko abana nabo. Wabyumvishije? Yego. Hari n'uba muri ghetto agira ngo ave iwabo, abona amaze gukura iwabo batangiye kujya bamujujura, bavuga ko nkawe ko umuntu usaziye ubusa uracyicaye imbere ya sonanyo kurajya yicara ngo ma urumva, bagahita batangira bakujujuje, ugahita uvuga ati reka nifatire ghetto yanjye kugira ngo ngire gutera amahoro, inkeke y'ababyeyi nyiveho. Nibyo ngibyo n'izindi mpamvu wenda zitandukanye. Nyine rero ubwo wumva wamurambagiza nta kibazo? Yego, namurambagiza, ariko ikintu rega buriya ikundana n'umuntu prise mugendamo uko iminsi igenda, uko mugenda mubonana mumenyana, ugenda umenya amakuru kuri we nawe agenda amenya amakuru kuri wowe. Ikindi n'imico n'imyitwarire y'umuntu ibigaragaza nyine ibyo akora muri ghetto, sibyo? Ikindi buriya ku bantu bazi kureba cyane b'abasore, uramutse ugiye gusura umukobwa muri ghetto ye abamo, ushobora kuvayo umenye neza ko hari abandi basore bajya bahaza. Wabibwirwa n'iki se ubwo ngubwo? Nta kuntu wabiyoberwa. Nyine wabibwirwa n'iki? Ikindi cya kabiri, hari utuntu tw'abakobwa ngo bajya bagira ngo nyine ngo ni utuntu ngo tw'amacenga, uretse ko twabavumbuye. Usanga abakobwa ngo wenda wowe niba uri umusore mukundana mwenda kubana, ukaba musura muri ghetto, wanamukora akaba ngo shwigo yangu ibyo bintu ngo babara ngo tuzabikore, wari uko ngo twabanye. Ariko ibyo bintu wowe ari kubikwangira, nyamara ashobora kuba afite abandi, urumva? We ibyo atabibwira. Kubera iki? Kubera ko uzacunga n'abakobwa bakunda kuvuga ngo umuhungu dukundana ngo cyane ngo twina no kubana ngo sinamwaka amafaranga. Urabizi ibyo bintu? Ariko wanamuga ni ngo sinagira ngo ibintu mwaka ngo kereka we ngo maye ngo impano ngo ariko ngo igihungu ngo giye ngo tutazabana ngo nakunda ngo nsimba nyikuna nyine ngo kiba kigomba kumpereza ibintu ngo nkomba kugikura amenye. Umukobwa rero utekereza gutyo anasambana n'abandi basore, ariko wa wundi ateganya ko azagira gute, azamushakana akabyanga kugira ngo amwereke ko atabikora. Ko numva ari bibi. Ariko ibyo ndi kukubwira, umuhungu uzi kureba neza akanariza, uzi kureba kure, ntabwo ushaka kujya gusura umukobwa ubana muri ghetto ngo uveyo hatari akantu ubonye. Nyine ni nk'irihe banga wahishurira abantu badukurikiye muri aka kanya, umuntu yumva ati nimba ari umukobwa dukundana umunsi namusuye muri ghetto reka nzitegereze kano kantu? Oya, ntabwo nabivugira hano. Ari umuntu we ku giti cye ushaka kubimbaza, jewe nshobora kubimubwira nkabwira nti
uzacunge nk'ibi bintu nka bitatu ariko hano kuri kamera ntabwo nshaka kubibwira abantu muri rusange kubera iki kuko abakobwa barahita babihindura kugira ngo bashaka guhita bahindura ayo mayeri oya reka nta kibazo wenda hari igihe nubwo babihindura hari igihe bazisama basandaye urugero ushobora kubihindura ariko ukabihindura n'ubundi baramaze kubimenya ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba yarakabonye wenda ako kantu ntakiteho ariko wakavuga muri aka kanya agahita bati uko byagenda kose buriya abantu twese Imana yaduhaye ubwenge no gushishoza n'iki nabo bazabyishakashakira bazabimenya wakwihanganye ukababwira wenda nk'utubanga tubiri gusa kimwe nanone nkubwira ikindi kintu nanone wenda reka mbivuge n'ubundi byenda gusa ku muhungu ukunda kuzana abakobwa muri geto ye reka none mbishurira abakobwa kandi hasi kucyishyura abakobwa bareka ko buriya abakobwa ni abantu nubaha abakobwa ni abantu nubaha ariko nabo hari ibyenda guhura oya mena umuceri bose reka mena umuceri ku basore oya bamena umuceri kuri bose kubera ko abakobwa ni abana beza reka jye mbibiri bamwe ugiye gusura umusore muri geto sibyo ikintu cya mbere kugira umenye yuko hari abandi bakobwa bajya bahaza naramuka akoze nk'akantu kavuga wenda ngiye ku muhanda ngiye kugira gutya na gutya sibyo ubwo nawe uzamenye ubwenge ugira ibintu ushaka ibimenyetso kuri matera uzamenya ibyo ari byo ubwo babyumvishe sibyo ariko nkubwire uretse buriya akenshi abakobwa ariko ibyo bikunda gukorwa n'abakobwa n'ubundi b'abakaceri atari b'abakobwa hari abakobwa usanga ibyo bintu nta n'ibyo bazi ariko akenshi nk'uko n'umusore acomoka wenda agiye mu kazi aravuze ati usigaye aha ndaza kukureba akenshi basigara bari gucakaza sibyo gucakaza munsi ya matera ngo arebe ko hari ahantu akura udukingirizo gucakaza mu tuntu tw'udukapu ngo arebe ko hari ahantu nkura udukingirizo agafata matera akayubura akajya kuyinukiza no kugira gute no gucekinga ko hari ibimenyetso abona ibintu nk'ibyo ngibyo barabizi murabizi hazajya umuntu ntimukijijishe murabizi ibintu nk'ibyo so rero ibyo wenda ku bakobwa bo barabikora ndabizi ariko no ku bahungu natwe hari uburyo ushobora gucekinga ariko ibyo ntabyo mvuze ariko ibyo bintu wabivuze uzabitubwira ubutaha se basi ubutaha ariko ubwo wabivuze koko yewe ariko nzi ko uri umuririmbyi w'indirimbo zaririmbira Imana ndagira ngo wongere uririmbire abantu ho gatoya ubundi duhita ese ibi bintu turabivanga no kuririmba koko nibyo nese turi guhugura abantu mu kiganiro ko kiyobo n'ubundi turimo kubana kwabo turi guhugura abantu ducayura ibyiza mu bibi sibyo tugaragaza ibibi n'ibyiza nkuko twatangiye tuvuga ko ntabwo twatandukire kuko kubana kwabo twavuze yuko ibyo dukina ngo amabi ya geto tuba turi kuvuga ati abasore baba muri geto hari amabi nyine bakora ariko ba basore beza b'abakristo ntabwo ibyo bintu bakwiye ayo mabi ntibakwiye kubikora ntabwo bakwiye kuyakora byaba biteye agahinda kuba ubyisangamo kandi rero wenda mbonereho n'abadukurikiye abakurikiye Abayo TV bajye kuri Inguni Zose TV barebe iyo filime hamaze gusohoka episode ya mbere n'iya kabiri amabi ya geto ngaho rero tubyindira ushaka ko ndirimba gato cyane rwose ndaririmba iyihese iyo ushaka ntari cyo nzi cyo gusa nzi ko kuririmba ari impano yawe ntabwo nakwakira nabonye inshuti nziza cyane iruta izindi nshuti njya mbona inshuti zo mu isi zirahinduka ariko iyo nshuti yo ntihinduka nabonye inshuti nziza cyane iruta izindi nshuti njya mbona inshuti zo mu isi zirahemuka ariko iyo nshuti yo ntigihemuka zamukunda Yesu sinzamurekura niwe nshuti idahemuka yenza munambaho tuzabana iteka niwe nshuti idahemuka wow imbaraga iyo ndirimbo yitwa inshuti idahemuka ni yawe ni yanjye yampaye nka data ariko kuri Inguni Zose TV ntabwo twabonaho n'indirimbo zawe se buri ku Nguni Zose TV ngira ngo ku mavideo abanza hariho indirimbo ebyiri hari yitwa Murahiriwe n'iyitwa Iyo Wizera none se hari ikintu uteganyiriza abanyarwanda cyangwa se abakunzi b'umuziki wawe umuziki rero abantu bankunda
bantera inkunga. Indirimbo ndazifite, inganzo ndayifite, umuhogo ndawufite, bantera inkunga ndekura indirimbo, kubera ko urabona ko ushaka ufite impano, ufite wenda n'ubushobozi bwo gukora indirimbo, ariko ukaba nta mafaranga yo kuzijyana muri studio. Rero habaye hari umuntu rwose wakorwaho n'umwuka w'Imana, yavuga ati reka noneho ngiye nkumanaginge cyangwa se nkubere Emirene, wenda nkutera inkunga, indirimbo imwe wizamura uyikorere video cyangwa se mu guzo wakoze, ko mfite indirimbo zigera muri 6 z'amawodiyo. None se Auguste, wowe ibirebye muri iki gihe cyangwa se muri iyi minsi, ubona ari ikihe kintu kirimo gutera amadivorce menshi? Kuko tujya twumva ngo runaka wakoze ubukwe ejo bundi ngo batandukanye, mu kandi kanya ngo runaka batandukanye, mu kandi kanya ngo hari n'umugore wishe umugabo. Biriya bintu byose ubona bitera hari ibintu ubundi reka nkwereke, ntabwo ndi bugaye cyangwa se ntabwo ndi buvuge nabi wenda ubuyobozi bwashyizeho politike yo kuvuga ngo uburinganire bw'umugore n'umugabo, ngire ngo wenda hari irindi zina babisize baravuga ngo ni ubwuzuzanye. Ariko noneho ibi bintu hari ukuntu abagore bamwe na bamwe babyumvishe nabi. Gute ubwo ngubwo? Hari uburyo babyumvishe nabi ku rwego umugore yumva yuko afite power nk'iz'umugabo. Noneho ugasanga rimwe na rimwe no mu rugo hari abagore bashaka gutegeka abagabo, sibyo? Noneho kandi urabizi ko muri kamere Imana yaturemanye twebwe abagabo, yaturemanye ubutware. Umugabo ni umutware. Yego, yaturemanye kuyobora, gutegeka, guyobora, gutwara urugo, sibyo? Nkuko bavuga ngo Bibiliya bavuga ngo umugabo ni umutware w'urugo. Rero hari abagore rero bashaka kuba batware noneho. Kumva ari ushaka umugabo mu rugo. Urumva? Noneho ugasanga arashaka kugutegeka, arashaka gukora ibi, wanamubwira n'ikintu ngo wenda dukora iki. Kandi buriya rimwe na rimwe hari abantu baciye umugani, kera buriya Abanyarwanda bari bazi ubwenge, bajya bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Uzi impamvu? Ntago ari ukwanga amafuti, umugabo agira amafuti, ahubwo hari ukuntu umugabo ashobora kuvuga ati heri wanjye dore dufite hano 100 cyangwa se 200, reka dukore kano kantu, ejo cyangwa ukaba wamwigisha muri ubwo buryo kugira mukora ako kantu. Umugore agahita avuga ngo no, ibyo bintu ngiye ntabwo mbyemeye. Wati urabona ahubwo nta gitenge mfite, nta rukweto rwiza mfite, nta shakoshi mfite, ahubwo ayo mafaranga azana tuyagure mibi. Wabyumvishije? Umugabo watekereje ibintu byiza byagirira n'urugo akamaro cyangwa umuryango akamaro, ejo cyangwa ejo bundi amafaranga ashobora kuba yikubye, ariko umugore wese ko abibona. Ubwo imbere y'umugore umugabo akoza amafuti cyangwa se amubwiye amafuti. Wabyumvishije? Rimwe na rimwe rero usanga rimwe na rimwe iyo umugabo apanze gukora ibintu, umugore akabyanga, rimwe na rimwe umugabo biramubabaza. Umugabo noneho yakora ibye, umugore nawe agahita avuga ati okay, nanjye ndakora ibyanjye. Ugasanga mutangiye kugira gute gusa nk'abahanganye. Urumva? Yego. Mwamara kujya muri iryo hangana, rimwe na rimwe umuragabo ati rero ndabona udashobotse, ndabona tutazagumana. Ubundi nuvuga ngo ikintu cyananiye abantu uyu munsi mu rugo ni ukwihangana. Nuvuga ngo izi ngubona zikomeye, ntazagire ukubeshya, wa mugani ntazibana zidakomana amahembe. Ariko ikintu cyananiye abantu ni ukwihangana, kuko urakorera umuntu akantu adashaka cyangwa se kakurenze, ugahita uvuga ati ewana gahunda ni gutya. Ariko nyamara ubundi igihe hari umuntu uherutse kutwigisha ibintu, aratubwira ati ubundi umugabo ushaka kubaka ngo urugo rwe rurambe, ati ubundi uwo mugabo agomba kuba inganzwa. Kuba inganzwa nibyo byatuma wubaka. Kubera iki? Nyine nudakora ibyo umugore ashaka, arigendera. Nagenda kandi ntago ari bugende wenyine, ntago ari bugende gutyo yamaye nka data, aragenda n'ikisi. Ibyo ibiri mu nzu byose arabitwara. Acana muga ni mukora divorce urahomba. Urumva? Rero reka nkubwire ikintu kimwe gusa. Ubundi hari ikiganiro duheruka gukora n'umushuti wanjye witwa Mutabazi, Apotre se cyane ubundi. Oya, ntago ari Apotre Mutabazi, ni umwarimu yigisha ari Kabuga, afite channel yitwa Bosco Insight TV. Bakoranye ikiganiro tuvuga ngo urumva, tuvuga ngo ese ni iki gituma habaho amadivorce, ibintu nk'ibyo turabivugana, ariko noneho tuhera noneho tunavuga ku ngingo ya mbere, sibyo? Ubundi ni gute mbere mu bihe byashize, ni gute ubundi umusore yarambagiza umukobwa?
tuvuga ko kera umuryango niwo wajyaga kurambagiza undi muryango. Tuvuge niba ngewe iwanyu mpazi umukobwa nkajya nkabwira umuryango wacu nkavuga rero mu muryango wo kwa runaka kwa Kwizera nabonye umukobwa nta kuntu mwazandambagiriza. Papa wawe akazabanza agahura na so, urumva, akazabanza akavuga ati ariko ko mfite umuhungu wanjye uriya mukobwa wanyu ko yamubengutse mwazamumpaye, bakavugana iby'inkwano bakavugana ibiki, urumva. None wowe n'uwo mukobwa we niba munakunana cyangwa se munajya gute, ubwo ababyeyi bakaba ari bo bagira gute babishyiramo cyane. Ariko uyu munsi umuranga yabaye social media, ni Facebook ni WhatsApp ni uvuga ngo umuntu murahurira muri Kigali, urabura umukobwa wo mu rugo ukora kuri uru rugo nuru mugahita muhura mugahurira ku isoko, timba hano tinange nkora, mugahita murambagizanya mukava muri urwo rugo muhita mujya kubana, urumva, mugatangirira muri ghetto. Undi nawe bakamenyanira kuri WhatsApp, kuri group cyangwa se kuri Facebook, akabagiza ate barahuje. Wabyumvishije? So nukuvuga ngo rero uyu munsi uzi ko hari abantu ugira gutyo kabana n'umuntu umwe ntazi wabo wundi n'undi ntazi wabo wundi, bazagira wenda bazihanganira bati twarambanye, bamara kubyara nka kabiri ati rero tereka tuzajye noneho tujye gusura iwacu, ukagera iwabo umukobwa mugiye kwerekana abana. Wabyumvishije? Harimo nko kwirega no kwerekana abana n'iki ibintu nk'ibyo. So rero usanga rimwe na rimwe wenda si benshi nta nubwo wenda, ariko iyo nayo ni impamvu igenda ituma habaho gutandukana k'umugabo n'umugore. Yego. Rero reka tugane ku musozo, ndumva nta bindi byinshi nakubwira, reka tugusabe nimba ari ikintu babwira abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya kibabwire ubundi dusoze. Icyo nababwira ku bantu bahombye cyangwa se ku bantu bagize amahirwe yo gutangira umushinga ugapfa, ntibacike intege, haracyariho ibyiringiro. Reka mbwire wenda n'abataye ingo cyangwa se niba waratandukanye n'umuntu, ntago ubuzima burangiriye aho, haracyariho undi mwabana akagukiza ibyo bikomere cyangwa se akakubera mwiza kurusha wa undi wa mbere. Ikindi mu buzima tubamo hari indirimbo wenda ngiye gusorezaho gatoya basezera yitwa Murahiriwe. Reka mbabwire ikintu kimwe, muri ubu buzima tubamo duhura n'ibintu biruhije, tugacika intege, rimwe na rimwe tugacika ibyiringiro, ariko nyamara hari ibyo Imana yavuze kuri twe cyangwa se hari ibyo yagambiriye kuri twe cyangwa se hari ibyo yadusezeranyije bitarasohora. Icyo gihe turacyafite ibyiringiro. Pawulo niwe wavuze ngo mukomeze kwatura ibyiringiro byanyu mutanyeganyega, kuko yasezeranyije ariyo kwizerwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite kwiheba, nagira mubwire ngo nta kwiheba, kuko wamenye Yesu, kuko wizera Yesu urahiriwe. Nagatangira ku karirimbo bagiye rwose, ndaririmba igitero kimwe n'akarofe. nta kibazo. Mu buzima tubamo duhura n'ibirushya bikaduca intege tugata ibyiringiro, ariko Imana yacu ntijya yivuguruza, icyo yatugambiriyeho izagisohoza. Yemwe abarushye namwe abaremerewe, nimusange Yesu arabaruhura. Murahiriwe kuko mwamumenye, azanye imbaraga zo kubarengera. Na haleluya, Imana iguha umugisha. Wakoze cyane Brown P. Wakoze nawe.